Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpets TV. Twese dufite kimwe mu gice cy'umubiri wacu gishobora kuba kidutera ipfunwe. Ashobora kuba ari amatwi, ibirenge, amaso, umubyimba n'ibindi. Nk'uko babivuga ngo nta mwiza wabuze inenge. Ni gake cyane wabona umuntu utagira cyangwa se utiyiziho inenge runaka. Ariko izo nenge rimwe na rimwe hari ubwo zishobora nko kutubera umutwaro mu buzima busanzwe. Mbere yuko dukomeza reka nsabe wowe muntu utarakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ukore subscribe, ukore share, ukore like kugira ngo ibyo dukomeje kugutegurira ntibigucike. Ntago bigoye ni ugukanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe. Murakoze. Nubwo kugira inenge zimwe na zimwe bishobora kuba kimwe mu mpamvu zituma dushobora kubaho tutishimye nk'uko bikwiye, ariko ntabwo wabigereranya n'abantu tugiye kukubwira bo bafite inenge zidasanzwe cyangwa se icyo twakwita inenge zikabije, rimwe na rimwe baba baranavukanye batigeze bahitamo, ariko bikababera urugamba rudasanzwe rw'ubuzima. Abantu tugiye kurebaho rero kuri uyu munsi bari budusigire isomo ry'ubuzima ridasanzwe. Nubwo aba bantu bavukanye ibibazo by'umubiri cyangwa se by'imiterere yabo, ntabwo babihisemo. Kuri bo bahisemo kumva ko uko bateye atari inenge, ahubwo ari itandukaniro ribatandukanya n'abandi gusa. Nubwo bitaba byoroshye muri sosiyete, iyo uri umuntu udasanzwe cyangwa utandukanye n'uko bari bamenyereye, ntabwo bikunda koroha. Hari ubwo uhura n'ibitutsi, abaguca intege, abagukomeretsa n'ibindi. Ariko ku bw'ibyo ni nayo mpamvu tugiye kureba aba bantu twavuga ngo b'indashyikirwa cyangwa se badasanzwe, bo batahisemo kwemera gucirwa intege n'ibyo bumva, ahubwo intege nke zabo bazihinduramo imbaraga. Yitwa Rebecca Henkard. Ni umunyamerikakazi ukiri muto w'imyaka 23. Nawe ari mu bataremeye kureka abamunegura ngo bamubuze icyo yashakaga kuba cyo mu buzima bwe. Yavukanye umwihariko udasanzwe ku ruhu rwe. Ibyo byatumye kugeza ubu aba icyitegererezo cy'abakobwa benshi ndetse n'abandi ku isi bitewe n'aho yigejeje. Gusa kuba ari aho ari ubu ntabwo byari byoroshye kuri we. Muri make, Rebecca yavukanye ubumuga bw'uruhu uhereye ku mutwe n'ahandi henshi ku mubiri we, cyane cyane ku maguru ndetse no ku maboko. Ibyo byatewe n'indwara yavukanye yitwa vitiligo. Ni indwara ituma umubiri utakaza umwimerere wawo ndetse n'umusatsi. Akiri muto yahuye n'ibisitaza byinshi kuko yakundaga gutukwa cyane n'abana biganaga. Mu baturanyi be, abana bari mu rungano rwe baramusebyaga cyane, bakamuseka, bakamunegura. Ibyo byaramukomerekeje ndetse binamutera ipfunwe, ryatumye yabagaho yambaye ingofero atajya yikuramo, akajya nisiga makiyaje nyinshi cyangwa se ibintu bigerageza guhisha uburwayi bwe. Kuri we yavuze ko yifuzaga ko nabona ubushobozi azahita ajya gukoresha chirurgie esthétique cyangwa se kwibagisha, agahisha cyangwa se agakuraho ikintu cyose cyagaragazaga uburwayi bwe ku mubiri. Nyamara ubwo busembwa ntabwo bwamubuzaga kuba mwiza, ariko muri icyo gihe yari atarabisobanukirwa. Urugendo yaje gukorera ahitwa i Miami nirwo rwatumye yongera kubona isi mu bundi buryo. Yari yitembereye bisanzwe mu biruhuko n'abashuti be, nuko areba uburyo agiye kuri plage nziza i Miami, ariko ababazwa n'uburyo atari bwisanzure kuko yagiraga ipfunwe cyane yo kwerekana umubiri we. Biramubabaza cyane, abona ko bidashoboka ko yakwibuza kwisanzura. Kuva ubwo nibwo yahise afata icyemezo cyo gutangira urugamba rwo kwiyakira. Yahise areka kwisiga za makiyaje zatumaga ahisha umubiri we,
ndetse aranatinyuka yambara bikini ajya kuri plage arisanzura n'abandi, ndetse anafata amafoto nk'uko abandi bayafataga agaragaza umubiri we ntacyo yikanga. Ibyo biruhuko byamubereye nko kuvumbura isi nshya cyangwa se ubuzima bushya, dore ko ari bwo bwa mbere yari asogongeye ku byishimo byo kubaho yisanzuye adafite ipfunwe. Akiva muri urwo rugendo yumvise neza ko ubwiza atibonagaho buhari, kandi ko uko ateye atari cyo kibazo, ahubwo ari umwihariko rurema yamwihereye. Kuva ubwo afata icyemezo cyo kumva ko ari mwiza kandi ko nta gikwiye kumuhagarika, kandi anafata icyemezo cyo kugerageza gukora icyo akunda, akaba yanakabya inzozi ze. Byaje no kumuhira kuko ubu ni umumaneke cyangwa se umunyamideli ukomeye ku isi, kandi ni icyitegererezo ku bakobwa benshi nabo bagira ikibazo cyo kutiyakira. Yitwa Lizzie Velasquez, nawe atwereka ko umuntu wese afite ubwiza bwe. Mu mwaka wa 2008 uyu mwana w'umukobwa yatorewe kuba umukobwa mubi ku isi. Ibi bikaba byaratewe na video yakoze ayishyira kuri YouTube yerekana ubuzima yiberamo busanzwe. Iyo video yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, benshi bamunegura bavuga ko ngo ari mubi bihagije. Yabwiwe amagambo mabi menshi akomeretsa, byatumye ahura n'ihungabana mu myaka ya 17. Mu by'ukuri ibi ntago ari umuntu wese byashoboraga korohera kwitwa umukobwa mubi cyangwa se umuntu mubi ku isi. Gusa igitangaje nuko uyu mukobwa yaje kuvuga ko ibyo yanyuzemo cyangwa se ibyo byamubayeho ahubwo byaje kumubera ikintu cyiza cyamubayeho mu buzima bwe. Dore impamvu. Uyu Lizzie yavukanye indwara idakunze kubaho yo mu maraso yitwa syndrome de Mofra. Ni indwara itera ibibazo byinshi mu mubiri. Lizzie afite umubiri usa nk'umugoye kuko apima metero 1 na santimetero 60 ku biro 30 gusa. Ntibikunda ko yiyongera ibiro. Ibi bikamutera kuba muto cyane, ndetse n'ijisho rye rikaba ritameze neza, kandi akagira n'ikibazo cy'intege nke bikamutera umunaniro wa vuba vuba. Si ibyo gusa kandi Lizzie yagiye anahura n'ibibazo by'urugomo cyangwa se ihohoterwa. Ku ishuri baramutukaga cyane mu bwana bwe. Yabazwe inshuro zigera ku 10 kugira ngo abe yabasha kugira ubuzima cyangwa se aba yabasha gufashwa kubana n'ubwo burwayi bwe. Gusa indoro imunegura ya benshi ntabwo yari imworoheye. Ibi yabonye ko bitazavamo, ahitamo kujya yirengagiza abamuneguraga bose, abima amatwi, abima umwanya, yibanda ku bimufitiye akamaro. Ibyo yabifashijwemo n'inshuti ze ndetse n'umuryango. Nyuma yaje no gushyira video kuri internet igaragaza ubuzima abamo, ibibazo ahura nabyo. Asobanura ko nyuma yo kuba yariswe umuntu mubi ku isi, yagiye abona na komantere nyinshi kuri documentaire yari yagaragaje, higanjemo amagambo akomerekeje, aho hari bamwe bamubwiraga bati abantu nibabona iyi sura bazahinduka impumyi, abandi bati shyira imbunda ku mutwe wawe wirase birangire, abandi bati wowe ukwiriye gutwikwa. Niba hari benshi bacibwa intege n'ubu bugome, Lizzie we yahisemo kutamanika amaboko. Nicyo kigaragaza imbaraga ze. Ibyo byose byamuteye imbaraga n'umurava byo kurwanya abahohotera abantu babaziza uko bavutse kuri za internet. Byatumye Lizzie afungura chaîne kuri YouTube, atangira kujya ashyiraho amavideo avuga ihohoterwa ahura naryo, agashyiramo n'urwenya. Byaje gutuma akora ku mitima ya benshi. Kuri ubu Lizzie ahagarariye amasosiyasiyo menshi arwanya ihohoterwa rikorerwa kuri za internet. Avuga n'amadisikuru arwanya abantu bahohotera abandi, anakomeza benshi mu bantu bashobora kuba baravukanye indwara nk'iyi. Ibi byatumye Lizzie ku myaka ya 26 ari umukobwa ukomeje gutera imbere, dore ko nta kimuhagaritse.
nk'uko bakunda kubivuga ngo burya ubwiza buba mu maso y'ubureba. Yitwa Winnie Harlow uzwi ku izina rya Chantel Brown Young. Uyu nawe yabyeretse isi yose. Uyu mwana w'umukobwa yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu 1994 mu mujyi wa Toronto. Uyu nawe yavukanye bwa burwayi bwo mu maraso, ya ndwara yitwa vitiligo. Niyo ndwara nyine yangiza uruhu. Uyu Chantel Brown ngo yasobanukiwe neza ko atandukanye n'abandi akiri muto. Ubwo yajyaga kwiga abana biganaga bakamuhunga, bakamuserereza ngo asa n'agasimba, ngo asa n'inka n'ibindi bisimba bitandukanye. Ibi byatumye nta nshuti yagiraga, ngo hari n'ababyeyi babuzaga abana babo kumwegera. Winnie yavuze ko ngo akiri ku ishuri hari umwana muto w'umukobwa wigeze kumukubita, aramwihorera, ariko ngo bukeye ashaka kongera kumukubita. Ibi Winnie ntiyabyihanganiye, noneho yirwanyeho ngo aramukubita, aramukosora. Kuva ubwo yahise afata icyemezo ko nta muntu uzongera kumumenyera. Ku myaka 19 nibwo Chantel yatangiye kumenyekana, kuko yagaragaye mu kiganiro USA American Next Top Model. Kuva ubwo benshi baremeye. Nyuma yaho yanagaragaye mu ndirimbo Guts Over Fear ya Eminem, kandi ubu yamamariza marke ikomeye y'imyenda Des Guerre. Mu gihe gito yamaze kuba ukomeye mu isi, yabaye umunyamideli w'ikirenga. Uyu Chantel kandi asuzugura cyane kandi ntanaha umwanya bamuca intege, arabirengagiza akabafata nk'abadahari. Uyu Chantel mu kiganiro yagiranye na televiziyo ikomeye muri Amerika yavuze ko ngo yasobanukiwe neza ko icyo abandi bamutekerezaho ntacyo bimubwiye. Yaravuze ati nk'iyo bamwe bambonaga ko ntari mwiza ntago nabumvaga, kuko ni nkaho nabaga mberetse cyangwa se mbahawe uburenganzira bwo kumpitiramo icyo ubita ubwiza bwabo. Igihe nahisemo kugira imbaraga ndavuga nti wanyita ko ndi mwiza cyangwa se ntari mwiza, icyo nzi ni kimwe nuko njyewe ndi mwiza. Kuva ubwo imitekerereze yanjye yarahindutse. Ibyo kandi bigomba kuva muri wowe ubwawe. Akomeza ashishikariza abakobwa benshi kwikunda no kwigirira icyizere, akababwira ko ubwiza buturuka mu mutwe, ko niba wumva uri mwiza nta wundi muntu ugomba kukubwira ko ugomba kubishidikanyaho. Igihe wari ukiri muto birashoboka ko hari akantu wari ufite katumaga abagenzi bawe baguseka cyangwa se banaguserereza n'ibindi. Uwitwa Evan Hill we yahuye n'ibibazo nk'ibyo kuko we inenge ye yaragaragaraga cyane. Uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 12 wo muri Nouvelle-Zélande yakomeretswaga cyane bitewe n'ikibazo yari afite cy'amenyo. Yari maremare cyane asa nkaho adakwira mu kanwa. Bamuhaga akabyiniro ka menyo y'urukwavu. Aya menyo ya Ivan yaramugoraga cyane kuko byatumaga atabasha no kuvuga neza, ntabashe no kuba yabumba umunwa wose bitewe n'uburyo aya menyo yari manini cyane. Ibi byatumye umuryango we ufata icyemezo cyo gutabaza kuri televiziyo ya international yo muri Nouvelle-Zélande ku kiganiro cyaho cyakundwaga cyane cyitwa Campbell Live. Bababwiye ikibazo cya Ivan ko nta bushobozi bafite buhagije bwo kuba bamuvuza. Nubwo ubuvuzi bw'amenyo mu gihugu cya Nouvelle-Zélande ari ubuntu, ariko kuri Ivan we ntago byari byoroshye kubera ko ubuvuzi yagombaga guhabwa cyangwa se uburyo bagombaga kumubaga byari bihenze cyane. Ibi byatumye famille Hills yagombaga gutanga agera ku bihumbi 12 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 12 z'amanyarwanda. Ku muryango wa Ivan byari bigoye cyane kubona ayo mafaranga. Bavugaga ko wenda keretse babaye bagurishije inzu babagamo kugira ngo bongere guha inseko nziza cyangwa se ibyishimo umwana wabo wari waravukanye icyo kibazo.
Ibyo ngibyo byakoze ku mitima ya benshi bakurikiranaga icyo kiganiro. Bose batanze uko bashoboye n'uko bifite, nyuma biza kuba igitangaza kuko ubwitange bwabo bwarenze ayari akenewe, bugera ku bihumbi 100 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 100 y'amanyarwanda. Kuva icyo gihe umuryango wa Ivan waranezerewe cyane, utangira gahunda zo kumuvuza. Kugira ngo Ivan avurwe byafashe imyaka 5, ariko akomeza kugenda ajya kwa muganga bakamubaga bagerageza gushyira ku murongo y'amenyo ye. Nyuma byaje kurangira Ivan nawe abaye umwana nk'abandi, ushobora guseka mu bantu yishimye kandi nta nicyo yikanga, nta n'ipfunwe afite. Nakubaza nti se muri aya masomo cyangwa se izi nkuru tumaze kumva ku bijyanye n'ubuzima bw'aba bantu, ni iyihe yaba yakunyuze? Ushobora kutwandikira mu butumwa inkuru muri izi yaba yakunyuze cyangwa se ifite nk'isomo yaba yagusigiye. Hanyuma najya ngusabe umuntu wese utarakora subscribe, ukora subscribe, ugakora share ndetse na like kugira ngo ibyo dukomeje kubategurira bitabacika. Murakoze.